uriya mukobwa byitwa ko bakundana yaje mu minsi ya nyuma nyine tugiye gutandukana. Ndabyibuka kuko yamana uriya mukobwa yari afite bakundanaga. Yari afite ubaririmba indirimbo yitwa Murundi kazi. Oya izo ni izindi story ntabwo nazijyamo. Ariko nyine Godfather ko yagumye ambwira ngo sinzi ngo bari bavuye kera bakundana. Nimaze kubwira ko umukobwa yaje yinjira umunsi umwe agenda. Nta bya kera nabaye baboy uzumva indirimbo agiye gusora bita umusamalaya n'umusamalaya. Umva ubu umukobwa yaraje ndabyibuka yamwandikiye kuri TikTok mbari njyewe none musubiza for the first time ndamwe ariko hano hari icyana bana. Hano hari icyana cyakwandikiye da. Icyana nyine ukurabizi kundu dusanzwe tubigenza. Ubwo ngubwo icyana barapanga tujye ku kadete aranga ati rero ngiye ibintu bya date ntago mbizi pazo merekeze ibaze ko namerekeje kuri date pazo buretse gato. Wavuze ngo agenda kwimukira mu Busanza i Kanombe. Wari wabanje kumwangira uramubwira atagende mu nzu ayishurire wowe uzagumana na murumuna wawe mwatangiye kubana gute? Nago wanyumvise neza naramubwiye ati nago nge nakimukana nawe jya mu nzu yawe niba unkeneye hafi yawe nzajya mba mpari ariko sinakimuka ngewe inzu yanjye irasigara ari Nyamirambo ni nako byagenze reka nubwo nabaga ndi kumwe nawe ariko nge most of times ni Nyamirambo niho nakuriye mani narazaga nkiryamira iwanjye Pazo ntabwo wimutse complete ngo mujye kubana reka najyanye imyenda nabyo akavarisi gatoya. Okay. Reka none subuku naba mbeshya se. Oya. Reka. Abantu badusuraga barabizi nabagana miki bose nabasoti dore soti nguyu nawe yadusuye nguyu. Uri kubyumva? Kubera rero ubwo ngubwo twari tugeze ku cyana. Arimo aravuga ngo barakwirukanye so sinumva ukuntu bakwirukanye mu nzu. Ariko se ntugawaretse kumbeshyira mpari. Aya Godfather narabyumvise twibisubiramo tubyihorera hata ntacyo bitwaye. Ndi kukubwira dumba waretse kumbeshyira mpari. Ari do kazu gato babagamo kigo kimbeshiye mpari bana. Yaravuye mu kazu gato bari baba. Ngaho mbabarire. Abantu umujene wanje barabyumvise bo gatsindwa arakumbeshyira. Umujene wanje ebana tugenda kuri date. Duhura n'icyana cy'inzobe. Abana barashimana turasangira turataha nabaritahira umunsi yagarutse mu rugo ntiyigeze ahava. Umukobwa yaratashe aza mu rugo. No way. Godfather ngo mubwira ibintu cyane ukahakana. No niba nkumvishe neza Pazo. Umukobwa niwe wamubwiye ati hari umuntu wakwandikiye kuri TikTok. Nijye wamwe nabwiye y'abana hari umuntu wakwandikiye kuri TikTok barandikirana turahuza tujya kuri date baramenyana iryo joro umukobwa aritahira ariko igihe kindi yagarutse ntiyavuye mu rugo. Turashize komeza aricyo bitwaye twararaga mu byumba bitandukanye inzu yari nini rwose dusangira saro gusa buri wese afite buri cyumba gifite douche yacyo itsoke ibyo yarabimbwiye nyine umukobwa ngo yasohokaga mu nzu basangaga ngo wiryamiye mu ntebe akareka sinjya ndyama mu ntebe Godfather mu bintu cyakoza ujye umara bikanahari ariko ndikukubwira verisiyo ya nyir'ubwite verisiyo ya nyir'ubwite ariko utandakaza kwanza tubyihore dukomeze nuko sibyo ubwo ngubwo umukobwa aje mu rugo urumva twaga dufite akazi mani urumva umukobwa yaje mu rugo next day twari dufite umutipe bita amuzutera amatatu yagombaga kuza gutera amatatu wa boy araza ageze mu rugo asanga nyine umukobwa aracyahari wa boy akwamira mu cyumba cy'umweru cyose aza muri salle kwirira gusa akazi kari gupfa ibyo nkabyihorera nyine nkikomereza izanyabaza umujene adashaka gukora akazi ke kanigendera ngewe nikorera ibyanjye nkaza kugaruka nimugoroba cyangwa sinagaruka baguma muri ayo umwana ariryohererwa mu rukundo ntacyo bintwaye. Rero igihe cyaje kugera sama yegereje mu ukwezi kwa kane kuvuyemo akazi gatangira kuduhamagara sasa kubyumva akazi gatangiye kuduhamagara ndabyibuka twakoze ibiraka bya mbere mu kwezi kwa gatanu kuri kurangira
muri uko kwezi kwa gatanu kuri kurangira twari dufite ama contracts agera nko muri 4. Urumva n'igihe wajyaga kuyasinya y'akazi nkafata vance nkavayo. Ayo ma contracts yari arimo amafaranga menshi, sibyo? Yari arimo amafaranga menshi. Duhe nk'urugero contract imwe amafaranga yigeze kuba arimo izindi uzihoreye. Umbabarire ndumva ibyo tubyero by'urugero. Ayo mafaranga yari menshi ku buryo amafaranga nge nakubwiye nishyuzaga wa boy izo zari percentage zanye none dutangiye gukorana biri professional, mbona atangiye kwica akazi. Kandi uko yica akazi kuko atamemba arashaka nyine mpfiremo. Genda mwegera nabwo ati sasa rero bro tugiye gukora akazi ariko percentage zanjye ni izi ngizi kandi ikindi tuzabigiranira contract. Urumva umuntu mukoranye kuva mu kwezi kwa 10 mugeze mu kwezi kwa 5 amasezerano arakenewe ari kwica akazi. Iyo ataza kwica akazi ntago yari kubaho brotherhood yari gukomeza ibiceri bikaza tukagana. Noneho hivanzemo n'umuntu mbona mu byumweru bibiri ngo bashaka kuba umugore n'umugabo. Nje ntacyo byari bintwaye man nubwo ari byo abantu bagenderaho. Ariko umujene amafaranga araje akazi karaje ndi kumuga ati noneho kugira ngo tube seriye ugomba kuma percentage zanjye nta kintu kibura inzira pampie nta kibazo. Nikimenyimenyi nge nkisubirira mu rugo. Ibyo mama kuvuga ngo yanyirukanye mu nzu ibyo nanga ibyo reka ntago bibaho. Nagiraga ahantu mba ahubwo impamvu avuga iki cyo kibazo nuko umujene yanze kuma amafaranga yanjye yangombaga. Turi kukumva pazo turi kukumva. Uri kubyumva? Umujene mu biganiro twagiranye kuko numvise arimo no kubeshya mu mbare si mentioning amafaranga. Umujene mu bintu twaganiriye kuko nta contract twari dufitanye arambwira ngo ngazama amafaranga runaka. Ndambwira ati byibuza uzagire 1/2 cy'amafaranga yanjye andi niyo wazayanyima ntacyo nahomba kukura biza usanzwe wambura abantu. Uri kubyumva? Umujene dumba here comes the problem. Nyuma y'ibyo byumweru bibiri birenga waboy adashaka kuva mu cyumba waboy yaramamagaye. Arambwira ngo dumba nyine agira kageso ko kubeshya ashaka gufira abantu kandi uri amujene Imana turabanyamujyi Imana ntago tumeze nkawe wikuriye mu cyaro Imana tuba tuza abantu babeshya benshi cyane. Ngiye muri amaso uri kumbeshya nkakumenya. Ngo dumba ngo namubwiye ko ngiye gushaka ngo umugore ngarambwira ngo ntago wagumana aho ngaho na pazo ngo ndabaza uyu mujene azahanu nziranye na dumba ku buryo aza kumbeshya gutya. Kubw'amahirwe ngiye koga ndimwe ndabyibuka nsanga ari kuvugana n'umugore we kuri telefone. Kumbe bagambanye ngo nzigendere ngamuducere dukeya ngo kuko ngo bikomeje ngo byazanagenda nabi kuko nyine yumvaga yiceka icyaha. Izina ry'Imana ibyo bintu narabimenye mbibwira imwe mu nshuti zanjye imwe baboye ndamwihorera akomeje kudufatira Yozefu nibwo narakaye ndabimbwa ndambwa bro narakumvise uri gupanga ko navanga ndakwihorera ko wanyambura ibiceri byanjye ndakwihorera. Umujene akimara kubyumva itaca bugufi none kandi yari yarakaye ngo njewe ngo dugomba gutandukana ahita aca bugufi none atangira kumfera. Ariko kamfera naye ngavuga ati sha jama yangu nzatandukana nawe mayi ibiceri byanjye twumvikanye. Kuko ama contracts arahari nago turayasinya. Byo birakureba. Ubwo nyine nawe nutabikora sha nayo nzajya gusinya. Uzagenda uyisinyire turebe nyine ukuntu uzasinya contracts utabanje kuzisoma. Tangwa se utari kumwe n'umuntu wawe kuko akazi naga ari we wakadirinze. Ndabyibuka neza ubwo ngo umujene atangiye kumenya gucyumva n'iki wadiringa akazi ahantu nikangiyemo. Umujene yansize mu rugo ngomba kujya gusinya contract imwe yari big ajya kuyisinya bwihishwa atambwiye. Noneho yari yambwiye ati genda uhure na Castedimoni ni ufite abakire muhure noneho jyana ibyangombwa byanjye usinye. Muhamagaye yanga kunyitaba. Turi kumwe na Castedimoni amuhamagaye aritaba. Arambwira ati ariko amukaritasi we paza ari kuguhamagara kandi ari kumwe n'abakire wanze kwitaba. Ubwo ahitamo amagara. Kuko yari yamenye ko namuketse amafaranga bari baduhaye icyo gihe ahitamaho pourcentage yanjye kugira ngo amfere. Ndaceceka. Umujene andi mafaranga yose izi akandi kazi ajya kukidiringira ku ruhande rwe. Uri kubyumva? Agiye kwadiringa ku ruhande rwe nibwo hasohotse inkuru ngo y'amano ngo yibyicupa ry'amarura mu kabari. Kwa kuno umuntu yirakaza nyine urumva yagiye wenyine. Ari kumwe n'umugore we naga ari kumwe nanjye ubasha kumukontrolinga wowe uramuzi. Umujene ahagurukanye icupa ry'abandi aragenda amazi si ibintu bigenze gute. Ati byihorere bani bikinda bikavaringa. Bari bageze muri ribu bro bari kuturega. Hejuru icupa ry'amarura. Kareka. Ibyo birarangira. The next day twari dufite akazi k'imusanze
abantu bari bateguye ibinuza bari gutanga pads z'abakobwa i Musanze n'igisenyi mu igare bro mpanga tuwa yose mfata mu videographer umudansa ubwo nyine n'umugore we twarajyanye mpanga imodoka buri kimwe nyine byose narabipangaga tu turagiye dukubise mu igare turagarutse tugiye Musanze turakubise ariko umujeni nkabona isura ye yahindutse pe ibyo singi nta n'ikintu turapfa man afite icyitwa bakita body language bro njye ndabyibuka urumva yari umujeni wanjye dusanzwe dufata n'udu challenge twanjye cyase na Snapchat ndabyuka ari video ya nyuma namufashe bro nanjye ubwanjye tumaze gushwana nayisubiyemo ndagira ubwoba kabisa umujeni ukuntu yari ari kureba yari yarakaye pe tugeze i Musanze in the morning dufite akazi bro umujeni yanyicaje muri salo ya nahantu twari twaharaye muri hoteli urumva njye nari naraye hasi baraye hejuru man turi muri salo turi gufata breakfast n'umugore we yumva arambwira ati Pazo ari amafaranga twumvikanye ndaguha kimwe cya kane umvire mu nzu ugende nanjye ndambwira ati wabo ibi bintu bihisemo ko tubiganira umugore wawe yumva izina ry'Imana ninkuva imbere kubera ukuntu wambura abantu benshi ninkuva imbere utamaye amafaranga yanjye na contract dufitanye ari amafaranga araze ngiye umereza amafaranga yanjye nigendere kuko ndakuzi bizarangirira ntuzanagire ngo gutandukana n'ababoyingi byarantunguye naga ari umujene wanjye imbere mani bashwanye abajene bose bagiye bamwandikira indirimbo aba producers biwe bose birirwa hariya nago nyine wewe wabyumva tu ndabyumva ndambwa ati urabeshya tuvi Musanze tutavugana twavuye Musanze ari kuwa gatatu kuwa kane nibwo ibyo bintu byo gusinya ama contract byabaye njya kureba Caste Demon kuwa gatanu man dufite nakazi man umujene arangije anyohereza amafaranga kimwe cya kane nkuko yari yabivuze mbona byabaye intambara ndituriza bro mfata kavarize kanye najyanye iwe inshyira mu modoka nditwara ndataha iwanjye bro hacemo iminsi 3 kwa kundi udacekinga momo na ya mafaranga nsanga ya reversinze kuko yarabikoraga yigeze kubikora Bob ngo yamutindije umpeta arabikora cyane for real nge umpeti yiyemeje nyine ngo niba ari ikintu narambuye duma narabikubwiye ndi kurira Uganda urabyibuka nta muntu n'umwe uzigera aza kunsebya ngo nanjye muhereze kuko nge nago nyiba muri showbiz sigaye ndi umuntu usanzwe ngiye na kariyeri zanjye zingira umustar zose naraziretse for real jene amafaranga naje gusanga yarayisubije ndaceceka noneho ikintu cyabaye iki ngiki mu kinotinge cyane ku kijyanye na video kuko nyiragiye kwideklarara nanga n'impamvu zanjye ni nayo mpamvu naka kanya nyine ibyo case yabaye kera man umujene kwa kundi nyine afite umuntu mu distributing imiziki of course afite email ye uri kubyumva afite manager we of course afite logins ziwe urabo muri America James Ruzindana afite abajene benshi yagiye loginga ini muri telefone zabo email yabirimo uri kubyumva man ibi biboro bavuga ngo by'ibifite nani byo nari nzi ko bifashe ko nabyo yigeze nyereka kuko ntago nari nyireba muri phone iyo phone afite ya 13 Pro Max isa nk'iyanjye neza photocopy yoherejwe no mu diaspora w'inshuti yanjye nahujwe nawe na Didiman kuri Twitter atwohereza telefone dufite ikibazo cyuko Godfather arabyibuka dufite ikibazo cyuko waboye na telefone afite operation yarayize uri kubyumva umujene telefone yariye nanjye yanjye ari yanjye ikintu cyabagaho ni kimwe nari mfite TikTok Instagram muri telefone yanjye uri kubyumva ibintu byama ntago iCloud yari muri phone yanjye kuko telefone yari ifite terabyte yanjye ifite storage iri hasi ntago nyine yakwirwamo ko nanjye bafite ibintu byinshi umujene rero kuri uko kuroginga ine ahantu henshi kandi nuza video yiwe yari yarabitse kuri photos nyeka kariho video yagiriyemo ibitse kuri email nje nibyo nyeka ko nge nagiye muri RIB ndideklara umuntu bitarakinze wabo akimara kumenya ibyo bintu yahamagaye abantu bose atabaza Lucky yarambwiye ati uramupeti ndamuzi naramwirebenze ukuntu yitwara jya muri RIB wideklara kubyumva bro nagiye kuri RIB nsize ba Caste Demon muri studio njya kuri RIB ndideklara ndicecekera aragenda akora ubuganiro ariko ngiye umuntu twabanye neza se najya kuvuga iki ko naje niyo umuntu ugiye kwisobanura hano ugaragara nk'ikigoryi ariko nta kibazo nje naramwihore n'ahantu nigeze mvuga wabo wallahi billahi na interview n'umuntu wabimbazaga aho ngabo basote narababwira ati cyo tugisimbuka nta hantu nawe nigeze mvuga uriya muhungu aragenda aridekarara mu ma interview abona bidakoze araceceka ubu sinzi ukuntu bigarutse ngayo nguko
bigarutse kubera video ya yindi noneho yenyewe ibaye viral simbizi pe iri mu matelefoni ya buri muntu. simbizi kabisa. Ni ukuvuga ko byongeye bigaruka bavuga ko kubera ya mpano ngiye yaramamaga arimo arambwira ko ari wowe ushobora kuba warayisohoye. Ushobora urakoze ko yani mwebwe mwari mufitanye ikibazo, yarambwiye ati umuntu dufitanye ikibazo ni Puzzle. Kandi singe rero kandi Dumba ibyo bintu urabizi mani shamana yanjye nago nakora ikintu cyarangiza ngo umuhanzi mani mwampaye ijambo gato niba ntacyo bitwaye. Puzzle Dumba kiriya gihe ushobora kuba waranyumvishe nabi, urumva ntacyo nakumvishe nabi Godfather, warambabaje narakwanze warambabaje. Okay, nibyo byiza, ni byiza ko ushobora kuvuga hano ngaha, ariko aho nakubabaje ni numva narakoze ikosa ndagusaba imbabazi. Ngiye ntabwo ngiye mfite ikibazo, ntabwo ndanga kugira ngo mbabaze umuntu bro, ntabwo ngiye mfite mu mutima wa Godfather kumva ko nagambarira ko babaza umuntu bigambiriye. Baduhaye screenshot, urukumva iriya screenshot ije untega amatwi ije abantu barambwira ati umuntu uzaha iyi video cyangwa iyi video ya mpano, kuko wibuke ko nyuma nageze aho nkababwira ngo muri gutwikira indirimbo kwa ndirimbo igiye gusohoka, kuko ngiye nari nkuzi nk'umuntu reba inshuro mwaje hano Puzzle wowe nuramujene umusapotinga ibi ntavuze byo gusapotinga ibyampano yarabikoze du uyu mujene yaranya approachinze oyo uramujene uburyo uramutira nabivuga gutyo uramujene usibye kuririmba nta kindi kintu yakoraga by the time uri kunyumva du none se akazi namukoreraga ubu ngubu kari he uburetse gato. Noneho ngiyewe nuza kurangiza Dumba unani Puzzle uraza gusanga haraho nageze nkavuga ko ari prank n'uyu munsi. Noneho abantu baranyegera njya kwa Kejon ndamubwira ni prank ntabwo ari prank, arambwira ati ntabwo bintu ari prank. Uzi ko ari screenshot iri afoto Dumba negereye Puzzle hari kibazo najyaga nawe twaganiraga, hari kibazo najyaga nawe bro, nagiye sister nashaka kumenya niba eske ni prank bafite indirimbo bagiye gutwikira cyangwa izo nkuru. Waje nabi Godfather, waje nabi niyo mpamvu nanagukubye pe. Impamvu ntabwo naje nabi, impamvu uzikora no sinakubwiye ikintu cya planka ntabwo nani iyo video uranyimpa. Noneho Kejon arambwira ati ni Kejon, I think ni Kejon niba yego ubaze ntuza didima no wampaye nimero yawe ni Kejon ramuzanye hano ninde Kejon se ntahari buriya yaba dahari nazamuye muri sote niyo wampaye nimero yawe niba atari ntuza niba atari nimero yanjye urayigira wibeshya nimero yanjye ndavuga kiriya gihe sinibuka ariko kigenda nari gifite ibireka nimero yanjye igira kuva kera wibeshya njye ntabwo nkunda abantu babeshya kuko se ibintu ntambaro manze wumvi. Noneho njye nuvuga ari ugutwira namufite nk'indimo mushaka gupromotinga nuko ndangije nguhamagaye bro urambwira ati Godfather nta video mfite, uri kunyumva baza Kejon aravuga ati Puzzle niwe ufite video, nibwo nagarutse ndavuga ati Puzzle unyimye video uyifite. Kejon niwe unshinja video, tega amatwi nyumve ntabwo njye ngira amagambo subiramo. Kejon niwe unshinja video, tega amatwi hano wumve impamvu ntekereza ko Kejon yavuze ngo ni wowe ufite video, ntabwo avuga ko uyifite ko bari kuvuga ko ari wowe uyifite, yavugaga umuntu ushobora kuba yifite. Reka nte gukoresha amagambo nkuko atari hano bari kubikodinga. Umuntu ushobora kuba afite video ashobora kuba ari arinde ari Puzzle. Guhamagaye urankakana urambwira ati gufata ibyo bintu kugira ntabyo nzi, uzi ukuntu wambwiye nyuma ndugira arabati niwe nibwo naje cyagera ati kubwira nabi ndavuga ati uranyi ibyo uvuga ngo naje nabi byo naje nabi ndavuga uranyi ma video uyifite man uhita nkupa sibyo. So here is the thing, nyirubwite arampamagara nyirubwite nani yampano akoresha statement iyi statement tumamaze kwisubiramo none aha nawe wahuye na yampano atagira telefone wowe ufite smartphone kuvuga kuva ku mbuga nkoranyambaga ze n'amavideo yose buri kintu cyabaga kikeneye gukoreshwa kuri media byakorerwaga no kuri telefone yawe n'ama account ya social media yabaga kuri telefone yawe. Arambwira ati hari igihe nafataga telefone ye nkayirarana, urimo kunyumva. So nk'umuntu twaramaze kuba nk'abavandimwe, niba iyo video bari kuvuga ihari ubwo yarashaka kumpamiriza ko atari prank, kuko ngira ngo ati mwabashenze mwe izo ni prank ngo mufite niba mugiye gusohora murashaka ngo dutwike. Noneho arambwira ati iyo video birashoboka kuko byashoboka ko ihari cyangwa nta nihari, kuko telefone nayikoreshaga nk'iyanjye ndetse hari igihe ajyaga no kuryama telefone nkayirara naye kuko nta telefone nagiraga.
so nta wundi muntu rero waba unkoreye ibi bintu niba biriho uretse Pazo. uzi icyiza kiriho se Pazo, hari umuntu wigeze gushinja iyo video ko ari wayisakaje? avuga ko nshobora ikintu ngiye kukubwira cyo kiriya binarangiye kubwira ikintu cya nyuma binarangiye na niryamire ko mukanya ngiye mfite akazi. Telefone ya mpano yari kodingishije video bivugwa ko nshobora kuba ari ngiye wayisharinze niye naga ari yanjye. Ni telefone ya mpano? Yego. Yari yaramaze kubona ubushobozi yaramaze gukora. Ikindi kintu cya kabiri ya mpano kuva yamenyana n'uriya mukobwa ntabwo nge nari nzi password ya telefone ye. Abo yayihinduye bataranamenyana. Okay. Nakoreshaga TikTok iri muri phone yanjye mfatisha ama video. Phone yanjye ni uploadingira nta kintu nabazaga phone ya mpano. Simple ntago ari ngewe nta nubwo iyo video ye nigeze nyibona. Warampakaniye kuva ku munota wa mbere ko nta niyuzi. Kuva ku munota wa mbere warananye nginze ugira ngo ni ibyanyabyo. Ndakubwira ati ntayo ngira iyo video. Ngarutse bwa kabiri kwesisi turankupa. Naragukupye nari ndi kumwe na Didimani twiviriye mu bukwe numva uri kunshinja video navasuye nguyu yasaze. Ndagukupa. Aha, hanyuma niba nukuvuga ngo niba ndumvishe neza mwagiye ura mukobwa yamenyanye na kugira ngo abantu babishire ku mucyo kuko urukumva niba bavuga ko telefone yawe ari yakoreshaga ura mukobwa yamenyanye na ya mpano yaramaze kugura telefone ye cyangwa aragikoresha telefone yawe? Yego yari ihari telefone. Yari yaramaze kugura telefone? Yari ihari ariko adasoma nyina ama message ndambwa atari koreba muri message ari cyana kirimo tu. Yego ariko yari yaramaze kugura telefone ye. Gutyo kabisa. Bivuze ngo ya mpano yaguze yamenyanye n'ura mukobwa telefone yawe atagikoresha? Reka. Okay. N'abagabo bo kubihamya barahari bagendaga mu rugo. Do nashoje urumva ko uyu mujene ibyo bari kuvuga ko yakoreshaga telefone ye, uyu mujene ashobora kuba babimurundaho kandi atari niba video itarafatiwe muri telefone ye. Sasa rero niba nta kindi kibazo mushaka kumbaza munyemerere pe mugaya saa 2 ngenda banibyukiye dore ni saa 9 mfite akazi kabandi. Igendere so tarimo ra recording. Dumba, thank you so much my brother. Wakakanya kutagipromoting imiziki ya mpano yazimye byagenze bite? Ntabwo wamufashaga kubera ngewe? Ibyo nibyo. Bano bahanzi banyu rero ngewe nje hano ngiye kwiryamira ariko barambwiye ngo bari kumbaga mitanza. Ariko Godfather for the bwa mbere nanze kumwitaba hano kuko urumva mani ibintu birimo ama video bari ibya naribibizamo. Ngiye nagiye kwideklara rero urampeti w'abanyarwanda rero ngiye naranamwibagiwe kabisa. Ndabizi. By the way n'ikintu twapfuye ngiye ura mwana kubw'amahirwe Caste Demon si inshuti yawe se? Caste Demon turamuze turaziranye. Producer wiwe wamukoreye bucura. Producer wa bucura. Man ndakurahiriye mbure mama twari dufite contracts twari dufite gusinya urabizi ngende umucuruzi my guy. Twari dufite ama contracts twari turi gusinya ngiye urumva n'ingiye wasinyaga ura mwana nagazi gusoma. Icyongereza gutse. Ngiye nubwo ndi abantu rwose bajya bandika ama comments cyangwa iki ibyo nago mbyitayeho ko nago ndi kureba muri phone ariko ngiye kuvugisha ukuri pe ura mwana kuko nanjye yaramarabitse man yagiye mu biganiro arimo aramvuga nabi anyihakana ngo nago twigeze dukorana ibiki narabibonye byose. Ura mwana rero twagiye gusinya twari tubanye neza urabizi we ibintu byose amafaranga ahubwo atangiye tangira aho mwahuriye he mwatangiye gute kujyana n'iki wakoze n'iki wamukoreye mwapfuye iki kugeza kuri uno munsi video isohotse bavuga ko ari wowe wayisohoye? Reka ya mpano rero ni umuntu twamenyanye ari kuri birthday y'umuhungu bita Chris Hart niba umuzi kera ya mpano mutaranamumenya kugira ngo tumenyanye. Yego hari yabaye birthday w'icyo gihe ndabyibuka nari n'umunyeshuri icyo gihe 2022. Tujya muri birthday turahura nibwo bwa mbere twahuye ncuranga gitari neza icyo gihe mfite n'ama videos na recordings na none ndacyayafite. Icyo gihe ari gutegura gusohora indirimbo yitwa Byuka ndayikunda cyane na indirimbo ye ya mbere nkunda pe yitwa Byuka ko irimo message ya Danje. Ubwo ngubwo umupeti turamenyanye contacts turasharinze akazaya sharing utulinki rimwe tuza guhura agiye gusohora indirimbo yitwa Ndi kwikubita duhura hano kuri 40 nari ngiye ndabyibuka nari ngiye kugura akagati ndi kwambuka ngo ninsubire mu modoka nawe ari kugenda avuye kugura internet
yagenda ya uploading mu rugo. Ndi kwikubita ririmo ka frigisi. Ego. Kagasheri kawe. Ubwo rero Ebana nyine nk'umuniga kuko that guy is talented nyine nkazaya mu supportinga tu ko ngewe urabizi umuntu nifatiye murabizi. Ebana gutyo rero ejo bundi mu kwezi kwa 2024 mu kwezi kwa 10 nakubitanye na Waboy ahantu agiye kujya mu kiraka. Nari kumwe n'umuntu bita Didman twagiye ahantu yita mu biti mu miduha tujye kureba papa cyangwa. Didman uyu yirwa kuri TikTok. Yego DJ Didman ko ni inshuti yanjye man ni. Azi imyaka nk'itano tuziranye hanze gusha. Didman ni umukapo wimereye neza i Kigali. Umuntu si Kigali afite amafaranga ari kina babazwa. Twagiye. Ubwo Didman rero twigiye mu kabari bisanzwe tuba dukubitanye nabo. None Waboy ko twari tuziranye. Nyine Waboy ni umuntu uri shy nagakunda kuba ari mu bantu ngo basamara n'ikera ari ku ruhande amaze se bimeze biti ko twari tuziranye. Arambwira ati Mana ngubu ngiye kujya muri show yo gushaka uduceri tw'inzu. Yabaga boro mu Nyakabanda ambwira ati Evan Mana irandero damereye nabi ngiye gushaka uduceri tw'inzu ngiye kubita ahantu bigesera ariko simfite umuntu umerekeza. Ndamaze se Mana ko ufite indirimbo nziza si ibyanjye. Kunari kukubona bimeze bitaranga ati Mana ubu nta phone mfite pe. Umujene ndamubwira ati kwa kangahe subiramo mu kwezi kwa kangahe? Mu kwezi kwa 10 si ibyanjye yarasohotse man. Mu kwezi kwa 10 2024. Yego. Umujene ndangije ndamubwira ati ntari bino nubwo twese twibera i Nyamirambo. Giye kuzaya tubihuza. Dukoreshe phone yanjye mani ibintu byawe bigende neza kuko buri itari kwipromotinga. Nta wundi muntu wagupromotinga nyine tugomba kuba uhari tu. Afite si ibyanjye abantu batayishona. Batayishona bro man nje nakoze urampeti namukoreye hari challenge ya mbere yabanjije kuri TikTok yiwe irimo na lyrics yicaye muri kaburimbo. Tuyizi iyo video. Iyo video niyo ya mbere nakoze. TikTok yiwe ngubu namufashe TikTok ifite ibihumbi 8. Twatandukanye ya mpano TikTok ifite ibihumbi 100, Instagram yo singibuka Castdimo niwe wanyibutse imibare simgibuka. Bro, umujene turakorana neza brotherhood man nkuko wabivugaga man. Kuri telefone yawe, kuri telefone yanjye niguriye amafaranga yanjye. Instagram ikaba ku 5,000 igira ku 100 kuri telefone yawe. Nuza ndavuga kuri telefone yanjye. Niyatunze ubu ngubu nige wayimuhesheje isa nk'iyanjye iPhone 13 Pro Max. Azaza bihakana nyine abanyarwanda mani bagira ibintu byo kuba ngushwanye n'umuntu. Uzarebe nago nigeze mvuga urampeta hano man narabyirinze ko ngiye umuntu nkunda sinjya muvuga. Reka si urampeti twanamufashije dumukunda nago ngiye nari mukurikiye ikindi kintu cyose urabizi man. Umujene rero ikintu cyabaye turakora dukora si byangira baye tujya mu studios urumva nyine no kuba atarafite telefone nago yakonectingaga n'abantu n'iki n'imani ni nanjye witabaga telefone ze Kasuka atangira kumutuka nige witabaga telefone ze bira byose yavuga ngo amuhereze umubouncer nige witabaga telefone ze na telefone afite. Mani nta biceri nyine nize kuri ompeti kuko ngiye mani nje nibesheje. Mbona abajene bose hano iyo mushwanye baza bagasakuza ngo nagagira haba ngo nari mucumbike nari mugaburiye man. Ubuzima bwanjye burahenze nta n'umuntu wabushobora pe. Umujene turakomeje gutyo kubw'amahirwe tujya mu studios dukora indirimbo. Uramujene urangiye hari n'ibintu byagiye bindakaza man. Abajene twese tugenda mu studio barabizi, abajene dukorana mu studio barabizi nyine nagwa abura mayiduha umuntu kandi umuntu nkuri utazi n'izindi ndimi wizi ikinyarwanda gusa hari utuntu ugenda umutamo nyine ubabonye ko na art nyine hari ibintu byagiye bihindukamo. Mujene turakoranye kubw'amahirwe man tugenda dukora uturirimbo twiza tu kubw'amahirwe tubonye stage nkazanya namuga tuweje mu biganiro uvuge gutya na gutya tu video tuzadukata mfite izindi platforms posting uzi TikTok yitwa NGO urayizi. Ngazanya ndushyiraho aho ngaho tugatrendinga niko abantu babibona ngiyo stage turayibonye ariko ibyo byose ntago yabimentioning aravuga ngo muyoboke ngo yaramuhamagaye kandi ibyo byose ngiye bimbwanga bivuye mu kiganiro tubishyire kuri social media ba Ben barabibona baratwaploachinga ngaho duperforminze muri arena tuvuyeyo ngo yasaze ngo twayikoreye Igisenyi ndabyibuka twagiye Igisenyi umujene wanjye yaramamagaye arambwira ati Pazo wamerekeje Igisenyi ko ndi gusinzira ukanantwara n'umujene wanjye ukora muri Savituwas bita Valence
Ebana turagenda wabo yarambwa ati Pazo ntago wansiga hano reka ngo uri gukoresha imbuga zanjye wamenyereje telefone unsiga hano njye nanjye ndi gukora bro tuba turagiye nuko ngo yakozwe nta n'amafaranga dufite ntago ngiye kubikubeshya ko twagiye muri studio kwa Babits tujya muri studio turi coding indirimbo ijoro ryose twananzuye ko Papa cyangwa agomba kujyamo no kuvuga ko ngo yakoreye ku mugisha wawe kumugisha wanjye kuri trip yo kujya Gisenyi I swear God man na video kuri TikTok yanjye ziriho hano bagende banstalking uri kumva ugiye Gisenyi telefone ya mpano arakubwira ati ndetse ko ufite telefone yanjye ngenyine ngewe biragenda gute uramubwira ati ngewe basi ngwino tujyane muhura na Casta Demon iyo ngiyi Gisenyi oya twayikoranye na Babit Casta Demon yayirangirije Kigali Casta Demon yo yirangirije Kigali nge naragiye gushaka amafaranga yo kuyikora twateguraga no kuyikorera video njya muri Kenya gushaka amafaranga bro ibaze kuvana ukajya muri Kenya ukajya gushaka amafaranga ngo ukore video mu jene akaba ari wirirwa avuga nsebya ngo naso uri kubyumva guy ba Hussein Traore barabizi ndababona bivugisha hano iyo bazi ikintu ndabira bajya ngo hano njye ntabwo ndi gusoma comment kabisa n'ubitsinda telefone ni Hussein Traore kiri muri comment bagiye bajyanga hano habaye iki Hussein Traore ngo ni ukamera nuza Irene yo wamukameraga turi kumwe dukora ama promotion nawe wamukamera aza kunsebya Hussein ni icurumira hose oya Hussein nari birye n'umwana mwiza uri kumva rero man njya muri Kenya ariko nkazamukurikirana byatanye ngo ati none bakambwira ngo twari codinze Casta Demon ari kudukorera twagiye kwa Bob nyine Casta Demon niwe warangije projet urumva Babit yarari Gisenyi kandi nta mafaranga yari afite ngamutegere ngazinaha ubwo ngubwo tuba nyine turabyirangijemo Casta Demon aramufasha nka producer ko Casta Demon n'abantu bose bajya bakenera gukora imiziki myiza Casta Demon ni producer wakoze gucurana wakoze cyana cy'inzobe ni mubi cyane yakoze abakozi yo bora ray developye Papa ndakeka na Casta Demon nawe wari codinze Papa cyangwa ubwo ngubwo project birarangiye ndagarutse Kigali indirimbo kwa kundi wa boy nyine urumva nakuri yawe yashogaraga nyine kura nuza amaririmbo na video man bwari ubushobozi pe yajya gasohora ama lyrics adasohora video ubwo ngubwo icyo ngicyo ngo ibera igiye hanze kubw'amahirwe man bibaye hit kabisa twe twananabyumvaga ko ari ikiririmbo cyiza ariko expectations nyine ntago ujye iby'Imana yikorera ntago mwari mwozi ko izaba uko imeze ntago twari tuzi ko izaba imeze ubwo rero turakoze ngo ibaye hit ari nabwo success zikuza ngaho tugiye muri arena tuvuye muri arena ibintu bigenze neza dutangiye gukubita ama shows man nukuvuga ngo ngiye kuva mu kwezi kwa 11 kugeza mu kwezi kwa mbere ku itariki 6 nibwo naryana kuva mu kwa 11 kugeza mu kwezi kwa mbere itariki 6 nibwo naryamye bihagije nafashe iminsi 5 yo kuryama kabisa wari uri muri ruka inyuma y'ibintu bya yampana bana we naramubwira ati ikintu gusaba wowe n'ukujya muri studio ukankorera indirimbo aho ukeneye ukaza kuko kuvugana n'abantu ntabwo bishoboye kuko nyine urampeta abantu benshi barabizi tukuniyemereye bana ubwo turakoze umujene nyine arambwira ati no Pazo wowe ndashaka kwimuka pe ndambwira ati ahantu ugomba kuhava kukuba mu gahege ni kafo kari akageto cyane kadajyanye na hiti kafo kabisa ngewe urabona ndanabyibushye no kuzamuka yo kabisa nabiraga icyuya kabisa hari he mu Nyakabanda hafi no ku mashuri ya Kabusunzu Numva wiseka ibi bintu ari kuvuga n'ukuri niko nabo nyirubwite yabinyibwiriye Godfather wowe nago nza kuri live nago byibuka dukoresha phone yanjye akazu yararimo wowe ndakazi ndabyibuka aho ngaho uracyari mukuri dukomeze nje Godfather rega wowe nuko ibintu ushaka gutwika ibintu bidatwikika wowe urabizi kurura kuzi wowe bro ntabwo ndi mu muntu ari ibintu nari ntwikiramo bro wowe warushatse kumfungisha for the first time niyo mpamvu nanze kukwitaba ndabanza njya muri libu ndideclara wowe kuri la video nago nje nigeze sorry ura muhungu ntuzambeshyire none se uri ntuza gufungwa uzumura bisimbuka niba warashyize video hanze sha niba ari wowe video wayishyize hanze baragufunga Ribi umva mubwire inshuti yanjye Ribi gira intelligence ya danger wa sharing ikintu barabibona bazaze pe naona ndiratatse gufungisha nte ko Kejon yambwiye ngo video ni wowe uyifite ni wowe yewe
Kejo ni Urabyuka nagiye ruguru utangiye kumvugiramo kwanza gukumiza mu myutinga cyane igende urumva kuguma hanga utekereza ko byari kunyishyura ngaho kamyutinga birakwishyura cyane nibyo bigutunze unyishyura se wabusawe ahanga bakubwiye ko ingibi mutongane dukomeze story urumva uri gukora iki niba bitagutunze unyishyura wabushita ntabwo birakwishyura cyane niko bitekereza Pazo ntago ariko mbitekereza niko biri Pazo godi muciringa dukomeze uretse gato Imana ishimwe ngaho mpumugati none bakanga kondya na sense ngaho mpumugati komeza umugati urikumva ratadumba umujene ubwo ngubwo nyine arambwira ati nta nubwo ari wowe bitekereje narambwira ati rero aboro uba mana ugomba uhave n'abantu bazajye baza kukureba bya bindi byawe dukunda kujya kureba abantu ahantu bari bahaze kukureba babone kuri ahantu ari presentable nyine tu umujene arambwira ati Pazo rero njyewe ntabwo najya kwibana aboro ndi jyenyine ndabwa se baboy ko ntajya mbana n'abantu ntajya nizera abantu bahinduka ndabizi we Dumba stories zanjye urabizi ndazizi guhera kuri ya nshuti yawe mba ndamuga ati rero ntago byakunda ariko icyo nakora cyo koza twajyana ahantu nkakumenyereza njye yanjye igasigara ari naribi n'ubundi njye nibanira na murumuna wanjye nkazajya nsigara nyipevera rent n'ubundi simbuza ibiceri byayo wowe yawe uzajya uyigishyurira uri kubyumva ebana tugenda tujyana mu Busanza tubonye inzu mani nziza ahantu haboro heza General Benda niwe waduhaye mu komisioneri tubona haboro heza hanini hagari ari naho akibaka kanya bagenda tudukurikiza ibikurikizwa byose turahishyura tujya mu nzu uwa pek nta n'ibintu biri mu nzu asweraga nta marido yari arimo nta ntebe zari zirimo ntaki uri kubyumva noneho ubwo duducaye twinjiraga navuga ati jene wanjye wowe ipampe noneho ngiye nifitiye inzu yanjye ipampe ushyiremo intebe ushyiremo kira kitutu arabikora turabikora gake gake mu duceri twinjiraga njye urumva Dumba urabizi ukuntu twakoranaga n'ayamana nta nyungu nayo niteze ibyaho hafi naravugaga nti ebana umujene byibuza yiyubake ibiceri nibigwira tuzatangira kumvikana tuzatangira akazi ari nako bikunze kugenda kuba manager bose bagiye bamanaginga abandi bantu yego niko bigenda noneho umujene ariko nyine tu mu gihe cyose nabanye nura mujene sintaranabyibagirwa uretse gato ya Pazo guys uyu Pazo man ni umuntu atari ukuvuga ngo showbiz ntabwo ayizi Pazo man ngiye mvuganye n'abantu mbanza baye Pazo man ni umuntu wabaye muri Uganda na ba Eddie Kenzo ibi bintu byose bya showbiz ababizi Pazo man ni umuntu uhinduka akavuga ikiganda akaba umugande nko kudumba meze do urakumva gerageza twumve Pazo sibyo kubaza ibintu bya showbiz ni kese turiho icyo nshaka kuvuga kodi ntacyo wumva ndashaka ari abantu batarimo barumva ndabona nka comment ivuga ese ko byose ari kubyishiraho umupeti umuntu yagutaho ibintu bingana gutyo bakora ibyo biwerewere biri kwandika none kubiza hano ibintu umukanya Dumba bamfashije amahirwe mfite ko ntari gusoma comment ukanazindinda mu mutwe wanjye ko reka ibya comment nzisibe nzifunge ngaho mu wallahi mbabaro zifunge pe nzifunge comment do nje yari inkomi yo comment yari imfashe ku mutwe wewe bakuri bira bicucu biba byandika kare abantu se hano ko bandi bajya mu bukati fish wabona ari amana uri muri cat fish oya yameza ebana umujene turakora Didimani nguyu urugendo rwose yari aruzi pe ebana umujene ubwo ngubwo aratangiye ari pampye iki mani nyine urumva na aho haboro nta n'umuntu wadusuragayo ko nyine twari dukeneye gukora ibintu byinshi aho hantu mu rugo usibye amaniga yacu bamuza badutera tatu ba Casted Demon na producers twibereye aho nyine twihisha aho ngaho mu gihe turi kwiyubaka ubwo ngubwo turakoze ariko mu mico nagiye niga uruyubana n'umuntu uramwiga tu mico nagiye niga yuramujene agira defo yo gukunda ibiceri kakanya njyewe iyo bibaye ngombwa nshyira facts zose hanze kugira ngo ubyemere kuko nabonye umujene ashaka no gushyiramo akantu ko kunsebya kandi abizi ko ari we wankoreye amakosa
umujene agira ikibazo cyo gukunda ibiceri njye man mba mfite team y'abantu mba mfite aba videographer mba mfite aba producer tuziranye mba mfite ama studios nyine umuhanzi tuba turi kumwe abashobora ku accessing ibintu bitaduhenze sinzi umuntu wari umyutinze oya hari ba moderator bandi mfite no ubwo rero ikintu cyabaye umujene ako kadefu nkazanya nkabona ariko nkakihanganira ko njye man ndi umuntu wihangana nago nihuta nago mvoma hafi nkabona aba producers arabambura ntabitaba nkabona aba videographers arabambura ntabitaba n'ikimenyimenyi nigeze kurakara igihe ino case ibyuka ndagenda amamagara abajene yari yambuye igihe ahantu twashwanye tuvuye Igisenyi gukora concert abajene bamufotoye amafoto n'umugore we ku kirwa nta nubwo ari we wabishyuye uri kubyumva narabaricordinze nabifite hano nyine ako kadefara kagira facts zikeneye dumanye nazi kwihera akadefa ko gukunda ibiceri kandi none akakwima umuntu ibiceri bye yaramukoreye atanabibuze nicyo kibazo nicyo cyambabaje kubyumva uzahamagare Caste Demon si umuproducer wiwe uzamubaze niba ari na royalties azijya muhakura indirimbo ze nyine wumva ukuntu uramujene abantu bamukunda mumugire nimwe bamwihoreye eba umujene iki aba producers bakamundegera ba Logic hiri nago ndi bubeshye bananyihanganire kabisa bakamundegera atari ku mujene wawe mwana kaza duferafera ndabyibuka rimwe twari tuvuye gurecording indirimbo kwa Logic man aramufera ya ndirimbo ye na Austin ngo man ngo urumva ngo Austin ngo yangoye ngo namuguriye amavuta nakibuka ukuntu Austin twagiye kumureba kuri restaurant nta n'ikintu dusabye akaza akaduha drop mu ndirimbo akigendera man bikandya nyine mu mutwe tu umujene nyine icyo kibazo cyo gukunda amafaranga ni ikibazo cye uri kubyumva niba ari inzara yabyo simbizi abajene benshi bamundege nyine tukabyitwaramo bamwe tukabasotinga cyangwa se nkanikoramo sometimes ebana nkituriza n'ikimenyimenyi kugira ngo mve ko ibyo bintu ari kukubeshya ya mpano kuva twatandukana uyu munsi wa none ugiye kureba indirimbo yaba yararikodinze ntabwo yazirikodinze n'abo ba producer ndi kukubwira kubera iki ntago abishyura yavuye kwa Element manager yari afite muri Amerika amwishyura project ageze hamwehere amafaranga ngo azajya yijyanira agashaka guhereza Element ibihumbi 300 kandi bari bafite ayandi basanzwe bakorana uri kubyumva akabacitse gutyo uri kubyumva agiye akoranya na compressor si ibyanjye kuri Favor y'udufaranga dukeya uri kubyumva yarangiza ejo bundi agashaka nanone kongera kumwa dufaranga kandi ari kuzamuka mu ntera akabara mukati akabacitseyo gutyo nyine ngo wanga bayumva ngo ari umuhanzi urenze ngo ku buryo ngashaka gukoresha umuntu ari wese icyo ashaka kikamugezayo ubwo turikoreye ibyo bintu ndi kubibona ko ngiye nanzara nifite n'ubundi navuze uko mbayeho ndicecekeye abantu benshi bari babizi imani sinkubeshyura mpeti kubera ukuntu nabonaga byibuze ashoboye numvaga namwubararaho tu akaba yagerana kure ngaho dushatse umwarimu w'icyongereza iki nyine program zize zose nkazipanga man ndumva we ibintu byose urabizi man ndabizi byinshi gusa sinari kubivuga ngewe ku giti cyane uri kubyumva ari nibyo ntakibuka gusa nyine twarakoze turakora